Halo, turabashuje abakunzi babo muri TV show, muraho neza, turabashuje yambi, turabashuje aho muherereye hose, mu mpande zose muherereyeho, turabaramukije cyane, twishimiye kubana namwe, tumeze neza, namwe mumeze neza. Aka kanya rero twishimiye kubana namwe, nk'uko mubibona ubu ndarinzwe, ndakomeye, nta kintu mwambwira ubu ngubu, ndarinzwe, ndi kumwe, ndakikijwe n'abantu b'ingeri zose. Rero tudatinze, reka nishimiye kwakira abantu turi kumwe, ngiye kubaha ikaze, hanyuma baraza babibwire, nyuma turaza kuvuga ikindi gikurikiyeho. Karibu kuri Humura TV show. Murakoze cyane. Murakoze Odile. Yego. Murakoze. Ya, twishimiye kubana namwe rero, abantu barimo kubareba bafite amatsiko kuko n'ubwa mbere mugeze aha ngaha, ariko harimo umwe uje bwa kabiri. Bivuze yuko rero abantu bafite amatsiko yo kubamenya, ndumva murakuze mwese, muri hejuru mwemerewe kuba mwakwivuga, mbahaye ikaze buri wese mutwibwire kandi mwumve mwisanzuye kuko mwageze mu rugo. Murakoze. Amazina ni Mizero Brice Herve. Nkaba nishimiye kubana namwe. Urakoze cyane. Umukobwa mwiza cyane ukurikiyeho. Murakoze, nitwa Jeannette Muyizere. Yego. Ukurikiyeho mu byubahiro byanyu. Arakoze cyane, natwe twishimiye kuba turi kuri Humura TV show. Nitwa amazina yanjye nitwa Sangwa Agaba Peace Parfait. Yego. Nishimiye nanjye gukora iki kiganiro hamwe na Humura TV show kwa Odile, twabyishimiye cyane. Yego, murakoze cyane, nanjye nishimiye cyane, nishimiye kubana namwe kandi nagize umugisha ukomeye kubabonera hamwe nk'abahuza. Ubu ngubu hagiye kugira hati, hagiye kuzima cyangwa hagiye gushya? Nuko twika Gushya oya. Ubwo tugiye kuhazimya rero. ni hashya natwe turahiramo. Ubwo rero tugiye kuhazimya. Rero ni iby'igiciro nk'uko natangiye mbivuga ko mbafite. Hari ibibazo byinshi abantu bibaza, natwe twibajije, mbese byacarenginze abantu benshi babyibazaho. Ndatekereza nti nshobora gufata abantu nkamwe natoranije, nizeye ku bitekerezo, nizeye ku bumenyi, nizeye ku bantu bashobora kuba bafite ubumenyi ku bintu by'amategeko, mbivuge cyangwa byihore. Nta kibazo. Ku bantu bafite ubumenyi ku bintu by'amategeko, ku bantu biga amategeko, numva rero nifurije kubahuriza hamwe kugira ngo tuganire kuri iki kintu. None ndababonye, isaha y'Imana yageze, mu mpera Imana icyubahiro. Rero tudatinze, hari niba ni nk'itangazo cyangwa ni ibintu birimo byigwa muri no minsi ku birebana no gushaka. Mbese umwana w'imyaka 18 yemerewe kuba yajya mu rugo agakora umuryango, cyangwa nk'abantu biga amategeko, mwebwe mubyumva muti? Iyo niyo sije nabahamagayeho kugira ngo tuganire, twungurane ibitekerezo, nubwo itegeko ritarasohoka ariko twemerewe kurivugaho, nyine tukabivuga uko tubyumva, na cyane ko abenshi havuyemo njyewe muri mu myaka itari hejuru cyane. Rero ubwo ndumva nishimiye kuganira namwe kugira ngo musangize abakunzi babo muri TV show, mwebwe mubyumva muti? Murakoze. Nje ku ruhande rwanjye, kuba uriya mushinga w'itegeko ukiri kwigwaho bitarasohoka, kuba washyirwa mu bikorwa cyangwa wakemezwa, ndi ku ruhande rubihakana. Okay. Ntago mba numva bitari fair kuba umwana w'imyaka 18 yashinga urugo. Ubwo rero ubwo ubihakana urasobanura igisubizo cyawe, kubera icyo ubihakana. Ese ubona bidakwiye? Ese ubona bakiri muto? Ubona ari mukuru cyane? Uba wumva bashyira nko kuri 15? Urasobanura igisubizo cyawe kugira ngo umwana w'imyaka 18 abakiri muto.
no mu mutwe abakiri muto afite hari impamvu nyinshi zituma yitwa muto. none se abantu bateguye uriya mushinga buriya ntabwo bari babizi yuko aba akiri mutoya? Kuwutegura ni kimwe no kuwemeza ni ikindi, bazawigaho ariko nako bari kuwigaho ariko ntibivuze ko uzashyirwa mu bikorwa. Yego, ni nayo mpamvu nabo baba babishyizeho nyine kugira ngo nyine tunabivugeho, tubidisikasingeho, tuvuge ngira ngo ahari babe banareba nk'ikigereranyo kiri hejuru ahari uko abantu babyumva, babe bawushyira mu bikorwa kuko ntabwo bashyira itegeko mu bikorwa hatabonetse abantu bari sapotinga. Ubwo rero uko ni kubyumva, niba hari undi muntu ubyumva kimwe nawe cyangwa se nimba hari n'uri kure yawe utari mu bitekerezo byawe wumva atari kumwe nawe, we yumva yuko wenda iyo myaka 18 ikwiye cyangwa wenda ari myinshi cyangwa ari mike, ijambo ni iryanyu. Odile, wakoze kutwakira kugira ngo tuganire kuri ino nsanganyamatsiko nziza. Ni byiza by'umwihariko kugira ngo tujye tuganira nko kuri ibintu nk'ibi byubaka kandi bireba imyaka bireba sosiyete muri rusange. Ariko kuri mugenzi wanjye Rive icyo yavugaga ntago nkemeranya nawe, kuko abana b'imyaka 18 icyambere cyo mu bintu twashingiraho tuvuga ko bakwiriye kwemererwa nabo bagashaka bakajya mu ngo, nuko icyambere cyo ubona ko umwana w'imyaka 18 ni umwana w'imyaka mikuru. Icyambere cyo ni wa muntu siyansi twereka ko nta kibazo byamutera kuba yatwita akabyara, kandi nta n'ikitwereka ko umuhungu ukuze watojwe n'uwaba agahabwa uburere buzima agejeje imyaka 18 kandi abifitiye ubushobozi yajya mu rugo agashaka. Ikindi numva cyane nuko umwana w'imyaka 18 biriya ni umuntu uba wakifatira icyemezo akamenya ngo future yanjye ni iyihe, nkeneye kujya. Niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe niba umuntu yashukika nuko hari amahitamo afata yo kwemerera umuntu wamubwiye ibintu akabyemera. Niba tubona ko hari abana baterwa inda bakiri abangavu, ni ukuvuga baba baratangiye kuganira nabo mbere y'iyo myaka 18. nkamberaho rero mvuga ko imyaka 18 irahagije kugira ngo umuntu abe yamenya kwifatira umwanzuro avuga ati ngewe najya mu rugo nkubaka. Okay. Nge imyaka 18 ndemeranya nayo cyane 100% ko umuntu w'imyaka 18 agomba gushaka. Mu Rwanda ntago ariho dufite abakobwa cyangwa abahungu bafite ibitekerezo biciriritse biri hasi. Ugiye kureba no muri East Africa hose usanga ko ibihugu byinshi iyo myaka 18 baba bemerewe kujya mu mategeko bagashyingirana. Ikindi kandi umwana w'imyaka 18 ntago aba ari umuntu abafite ibitekerezo bizima. Hari umugani abanyarwanda ndabemera cyane bajya bavuga ngo ubwenge buva kare. N'ubundi umuntu w'imyaka 35 cyangwa 30 uko yakubaka agasenya ni nkuko n'uwa 18 yakubaka agasenya. Bya bitekerezo afite, ibitekerezo byo kubaka ntago ari biva ku ishuri cyangwa ahandi, ni indangagaciro akenshi dukura mu rugo. Niba umwana yararezwe neza ku myaka 18 ashobora nawe cyane gukora umuryango muzima. Kuvuga ngo rero umwana w'imyaka 18 ni muto, nta buto. Imyaka y'ubukure ntago yigira umubare w'imyaka wapi. Niba uwo mwana yumva afite ubwo bushake bwo kuba yakora umuryango, ibintu byose byo kuba yakora umuryango bihari, nta kintu abuze, niki cyamubuza gukora umuryango. Kandi uzasanga noneho muri iki gihe cyacu umuntu aragira imyaka 40 afite umwana w'imyaka 2 gute? Arashaje nashoboye kurera wa mwana, kandi yashaka afite 18 yari kuba afite umwana mukuru. Kugira ngo uzabone umuntu wo muri iki kinyejana uzagira umwuzukuru bizaba bigoye. Ariko wenda tuvuge abanyabukuru ntago bigaga, ariko bari bafite ubwenge bunahanitse. Imyaka 12 10 kandi ugasanga bafite umuryango muzima kandi ufatika. Imyaka 18 ntago ari ibintu twagakwiye gutindaho ngo tuvugeho byinshi cyane. Niba ufite 18 ufite uwo mushaka nashaka nta kibazo. Naguciye mu ijambo sinemeranya nawe. Gute? Hari akantu uvuze ngo banyogokuru ntibigaga ariko ngo barashakaga. Tujye tugendera, hari ikintu dukunze gukomozaho. Tujye tugendera niba
generasiyo uko imyaka igenda ihita generasiyo nshyashya izana n'ibyayo. Kera urebye abo ba nyogokuru hari uwabyaraga atarashaka abo bacaga bakabamenyesha se byabaga bajyaga kohera. ariko nanone ikigereranyo cyabo kiri hasi kurusha niyo mpamvu rero n'ubu ngubu ubona birahinduka ubwo wishyuye umwana w'imyaka 18 afite. Ese ubwo aba bana nubaha liberite yo kuvuga ngo 18 barashaka, uwamuteresa azajya amutereta ryari? Azajya amutereta 17. Neza amategeko niba afite ubwonko bwo gutekereza agasubiza azaba agonganye. Nuko n'umushinga uri kwigwaho w'itegeko. Iryo tegeko ni nziza. Amategeko na realite y'ibintu ni ibintu bitandukanye, ariko itegeko rikwiye kujyaho kugira ngo rirebe realite y'ibintu ryemerera abantu. Impamvu iryo tegeko ryashyizweho nuko hari abantu bagaragazaga ko ku myaka 18 bashaka kuba bakubaka urugo ariko bikaba byabura. Dufata urugero, hari nk'umuntu rwose uzasanga niba hari nk'abakobwa tuzi baterwa inda bakiri munsi y'imyaka 18. Nk'uwo yageze imyaka 18 itegeko kuko aba ari umuntu mukuru, itegeko ntiryamwemerera kuba yakifata ngo ashakane n'umugabo we yamwemeye kuko aracyari umwana, kandi uwo mugabo we nyuma y'iyo myaka kuko itegeko ubu ririho ryemera imyaka 21 ko ariyo myaka ugomba gushakiraho. Rero uwo muntu w'imyaka 21, uwo muntu wamuteye inda ntihanamushaka kubera izo mpamvu. Rero niba uwo muntu ashaka gushaka kubera iki imyaka 18 tutamwemerera ko n'ubundi abana babyawe n'abantu batagejeje imyaka y'ubukure ko tubona bakuze, hari ibibazo se bakurana abandi badakurana ku buryo twavuga ngo turababuza gushaka nyine? Kuko umuntu byawe n'umuntu uri munsi y'imyaka y'ubukure arakura kandi bakaba bamuha uburere, society abo babana cyangwa se iwabo bafatanyije bakaba bamuha umurere akamera nk'uwabyawe n'abujuje imyaka y'ubukure. Nge rero ndabona nta tandukaniro ryabuze uwo muntu kujya mu rugo n'ubundi kuko umwana ajya kurerwa n'abandi. Icyo waruvuzeho nagira ngo nsubize ikintu cyawe cyo kuvuga ngo azaba yatereswe ryari. Inshinga gutereta n'urushako ni ibintu bitandukanye. Gutereta we watangiye gutereta ufite imyaka ingahe? Ndagira ngo nkubaze. Iryo ni ibanga ryawe. Ariko wasanga n'untaratereta nta kibazo turatereta. Ariko riyari ntago njyane nkatereta abantu. Niba dufite experience tukureke wowe, niba dufite experience yuko hari abatwita batagejeje imyaka, no kuvuga ko baba barabaterese kandi ko guteretwa uri munsi y'imyaka y'ubukure bibaho kandi atari n'icyaha. Kereka gutera inda umwana uri munsi y'imyaka y'ubukure, ubwo ni ukuvuga ko rero guteretwa muri iyo bamutereta munsi y'iyo myaka 18 kuko hari abantu bakuze bagura ibibanza by'itegeko rirabibemera ko bagira imitungo runaka, nta mpamvu yabuza gushaka. Aho rero hari ikintu mutari kumva. Akabazo k'ubushyuhe, hari ikintu mutari kumva. Ninde ushyushye nawe ubwawe urashyushye. Reka ubizi ko nshyushye wampimye. Ndabizi nikubona urashaka kubera yuko baba bafite ubushyuhe. We nicyo kibazo arimo yibaza, ntago yibaza yuko baba kuba dufite amashyushye. Nimba imibiri yacu yashyuha ubwo ikibubishyuhe nta kibazo cyabwo. Icyo tureba nuko 18 washaka, natubwire ubwo ibibazo biterwa no gushaka ariko ubushyuhe byo niko imibiri yacu iteye nduba nta cyabi. Icyambere cyereka nkubwire noneho ibyo bintu muri kuvuga by'ubushyuhe ntago mbyemera. Umuntu ujya kuvuga ngo ngiye gufata umwanzuro wo gushaka nuko abazi icyo ashaka. Abashaka iki? Urugero rw'icyo ashaka. Abashaka iki? Abashaka kugira umuntu bari kumwe ibyiza byo gushaka ntabwo mubizi. Ntari kumwe na se na nyina. Mu gihe ari kumwe n'ababyeyi be ntacyo yabuze muri urwo rugo. Niba noneho ngo muravanga ibintu noneho. Hanyuma se umuntu ashaka kubera iki? Abashaka kubera iki? Niba 20 bari umuntu abari mukuru. Hari akantu muri kwirengagiza. Gushaka ni kimwe, kurera ni ikindi. Uburere bwiza uwo mwana wabyaye afite imyaka 18. Umuntu w'imyaka 18 ntago azi kurera. Naguciye ijambo natubwire ikintu atekereza ko umuntu w'imyaka 21 ahubwo nawe bayongera aba yarize bituma yatanga uburere w'imyaka 18 atatwara. Kuko turabaza abantu bajya no gushaka bafite 30 batazi guteka kuko iwabo barabatekeraga. Nateka ngo si ikibazo, guteka si ikibazo. Dore oya mugenzi wanjye mushaka mufite imiryango ikize mukagira gutya
guteka umukozi Ni abateka ukuvuga ko na hari umukozi wo 30 guteka wo gufura wo ubwo na kugaburira 30 ntiyaba yakageze rero yakageze imyaka y'ubukure 30 nabwo ntabwo byajya yakageze aho bayikure kuri 20 ni umwe bayishyire kuri 25 umuntu ushatse afite 18 uyu munsi akaba afite nk'umwana w'imyaka 5 wamutandukanyiriza hehe n'uwashatse afite 20. ndakubwiza ukuri k'uwo mwana w'imyaka 5 azajya 15 abyaye impanga 3 impanga 3 gute azabyara inkurikirane 3 azabyara inkurikirane 3 ugazagira 15 baba we 15 se ni mukuru umwana kwanza ubundi turi guhera ku ijambo umwana abacyitwa umwana rero undi umwana bari munsi 18 ntabwo ubukiri umwana itegeko rivuga ko umuntu w'imyaka 18 kuzi oya ni munsi y'imyaka 18 17 kumanura ariko ubwo se aracyari umwana urero uzashaka afite imyaka 18 umugabo nanjye ngo umugabo umusore kamdeka kumwita n'umwana aba ari umusore imyaka 18 nashakana n'umukobwa inkumi imyaka 18 inkumi ziri hanze zishyushye kubi zifite ubushyuhe zatuye oya ntago kanze ngewe ahantu k'ubushyuhe kayaga n'ubushyuhe burahari nabyo buriya bibaho yabigira kandi ikibazo afite igihe namaze kucyumva afite impungenge avuga ati none aba bantu baba bagenda kubera ko bafite ubushyuhe mentalite zabo zidafite ubushobozi bwo gufata inshingano divorce ziri aha icyo kibazo cya mentally icyo kibazo cy'imitekerereze ntabwo kiza kuri iyo myaka gusa divorce ziri aha hanze ni imyaka mikeya ntabwo ari imyaka mike imyaka yose icyo uretse ho gato maze mubwire biterwa n'iki rero kugira ngo icyo kibazo tumanze tugikemure tugikemure ariko 18 mubareke ntabwo twabareka kubera ko mbese gute umuntu bashakanye bakuze bahuye bakuze sibyo bageze aha ngaho urugo rubananiye ari abantu bakuru izi ngo zisenyuka buri munsi ndakubwiza ukuri ko iyo myaka 18 yemerwa ntabwo bazajya bagira 25 bakibana ikindi oya buretse reka tubanze twumve Erive hari igihe twaza kumwumva nubwo nanjye mfite ibyanjye ubwo nyine ndi bwirengagize nanjye nshyiremo ibyanjye reka maze mubwire ntago ndahamye neza nashidikanya ko ku myaka yanjye ntago nzashakana n'umukobwa tungana sibyo kubera iki bitabaho ntago bibujijwe ariko mugenzi wawe oya uzashaka wa 18 uburenganzira urashaka no 35 ariko ntabigire ihame yuko utashakana n'umuntu mungana birashoboka kuko hari abantu bashakanye icyo nshatse kuvuga ntago umusore w'imyaka 18 azashaka n'umukobwa w'imyaka 18 byashoboka nta kibibuza byashoboka ibyo ngibyo niba bashobora kujya niba siyanse hari umwana urera undi uwo ni umuntu mukuru reka washaka n'umusore mungana cyane wabikora cyane ndumva utari nk'abakobwa ni imitekerereze ntago ari imyaka ariko ni urugero rwabo gushaka ntago ari imyaka 18 niyo yaba atayifite ariko n'aba 18 ni abana kuko umwana bari munsi y'imyaka 18 ikintu nakubwira cyo ntago uri kutwereka statistique ziriho ntago zitwereka ko divorce nyinshi ziterwa no kuba abantu bashakana bakiri abana ntago ari cyo navuze wanyumvishe nabi ntago ari cyo navuze ariko nyine nanjye impamvu ngihereyeho ni ukugira ngo nkwereke ko ibyo uri kuvuga ngo divorce zirahanze ngo nibashakana bakiri bato ngo zizaba ntago ari garanti yo kuvuga ahubwo numva abantu bakiri bato nibwo babasha kugenda bakigana neza byaba biri byiza kuko urugero nge ntabwo reka nkwereke ugiye kumwiga fasha mbanze nso ugiye kumwiga reka nkwereke ntago ari ishuri uko umuntu akura biragaragara no muri experience tubona uko umuntu akura niko agenda yandura imico mibi cyambere cy'umwana w'imyaka 18 azagenda azaba atarajya mu mico mibi myinshi uzaba umushatse ntago azajya mu mico y'ubusambanyi kuko uzaba umusanze ikindi abo bantu iyo babanye cyane uzatembere reka nkubwire uzatembere muri boîte uzarebe niba uzasanga abakecuru imyaka 45 nta mpamvu yo kujya boîte ariko uzasanga boîte n'uburenganzira bw'umuntu kuyijyamo none nimba ari ngende kuvuga icyo kintu uvuze cyuko ngo abatarajya mu mico mibi inda nyinshi ziterwa abana batujuje imyaka
ntago usanga ari imyaka 15 10 byiza usanga uramfashije umwana w'imyaka cyane 15 arusha umugore nyine ibaze noneho nicyo mperaho mvuga ngo umwana yagakwiye kugenda akarakira 18 kuko ibaze nimba 15 ayiterwa ni ukuvuga ngo nujya gushaka ufite iyo myaka myinshi hazaba harabayeho tryout nyinshi niho uzasanga abantu barakuyemo inda niho uzasanga abandi barakoze ibindi bikorwa byinshi ku buryo tubizanye muri kote turimo nibwo azaba yaragize ba crash benshi kandi tuzi ko basenya urugo murabizi ibyo bintu bakuzatanya no kubagira afite 10 niyo mpamvu rero nemeza ko 18 umuntu yajya mu rugo agashaka akiri atarahura n'isi zanda atarahura n'akajagari kenshi atarahura imico mibi we 18 nta mico mibi wari ufite ko n'ubu nzi ko yujuje ariko ya ntago mbizi urakoze cyane kubivuze gutya 18 rero ntago niyo naba nari nyifite ariko ntago naba nari nyifite myinshi nk'iyo mfite ubu yaba yariyongereye kimwe nuko ni myiza yaba yariyongereye icyo kikubwira ko rero byaba byiza cyane umuntu ataragira imico mibi kuko nibura umuntu abakibwirwa ariko ntago urajya ubone umuntu w'imyaka iyo myinshi muvuga ko biranagorana cyane kuko aba yarabaze kuba independent utamubwira atari wa muntu reporting aho hagiye nge ntago uranyereka ikintu kigaragaza ko nyine ni iki umwana w'imyaka 18 atakora kugira ngo tubiheraho ikiganiro kigiye no mu naho ubwo abagikeneye uburere ntago iyo myaka 3 yiyongeraho kikaba cyaje 3 yiyongeraho kikaba cyaje tubwiraho bitandukanye ntabwo uraha tubwira ubwo burere umwana w'imyaka 18 19 abagikeneye uburere nawe yakagombye guhuwa ngo muri kuvuga zaba yabyaye uburere yigiramo bya 21 batabyigiramo nashaka afite 18 uburere 19 azaba ari kurera zaba yabyaye ari kurera sibyo umwana azaba ari gukura ntago mpamye neza ko umuntu azabasha kwita ku mwana nawe ubwo agikeneye uburere mu rugo ariko uburere wemera ko umuntu 18 ari umuntu ukuze kandi leta ibyemera mu mategeko yayo reba hanze abana b'imyaka 18 ukuntu bangana barimo bivuga 18 nibwo umwana aba agitangiye kaminuza wize neza ureke wenda ngira ngo ahari wenda ni nko muri uwo mujyi ariko se nanone nkibaza nanone 18 ushobora gushaka ufite 18 yuzuye ariko wajya muri 35 ukagira returu dash ibyo wagombaga kwishimishamo muri ya myaka 18 ikaza muri 35 40 byayaka neza ngambira ubwo burere wabo daje ibyo bisaba kugira ngo umuntu aba yaragira inama kandi tuzi ko ababyeyi asigaye hari abantu benshi basigaye bigisha uko ingo zubakwa daje ni mutwereke ngo nta kijumba kigororwa kiravunika nibyo byatanga rero ibyo byari daje bavuze guca mu ijambo ntararangiza igitekerezo cyane ikintu nababwiraga ntabwo muri kutwereka iyo roturu daje ni muvuga yigize wa muntu ugejeje imyaka ngahe kuko dusigaye tubona abantu benshi mwita ko banakuze banashatse bakuze ariko bagira iyo retour d'âge kandi bidakwiye yuko bashatse bafite 18 retour d'âge rero ntabwo ari impamvu kuko nuwa 50 yayigira kandi yaranashatse akuze ibyo rero ntabwo icyo turi kurebaho ni iki ngiki turi kwibaza se umuryango wubatswe ku myaka 18 wubatse ku musenyi ushobora kura ugakomera ku musenyi ni cyangwa umuryango w'imyaka 30 niwo ugenda ugakomera niwo ukomera umuntu mukuru naho imyaka ni imibare nshuti yanjye ahubwo turi kureba ntago benshi baba bafungiwe viole imibare biramutse ari imibare nuko bitemewe ubu ngubu ntabwo byemewe ariko itegeko rishyirwaho kubera abantu kwitwa ko bitemewe bishyirwaho kubera abantu iyo myaka rero ntago uzayizana mu rugo ngo wicare uvuge ngo mfite 18 ntago nkora iki mureke tubaze odi aduhe experience ko we n'umuntu yubatse atubwira ati ni ibiki nkuko wiyize uri kuri 20 ariko hagata witonze tubwire ku myaka 21 yawe ni ihe maturité wumva gufite cyangwa characters wumva gukuze kurusha ugifite uri imyaka 18 zitubwira adashobora kujya kurwuba ngewe ndi umunyamakuru ndimo kubabaza ariko nari kubaha nanjye kugeza ubu ngubu ntimuramenya uruhande ndimo utwo tuntu ndimo gushyiramo ni ukunganira nyine umuntu nk'uko nshobora kukunganira ariko twabisubizaga tukubwira ko ntabwo uri kutwereka ikintu kuvuga retour d'âge nanjye nabihamyaga nkubwi nuko nari mbikoresha mu buryo bw'ikibazo nuko utabonye umwanya wo kukidusubiza ariko uri butubwire nk'uburenganzira ngo usubirize umuntu araje gusubiriza
nta kitwereka ko ntago muri aya kitubwira icyerekana ko maturity umuntu wa 21 afite uretse kuvuga ngo wa 18 ngo ni umwana mutubwire muri experience n'iki nta kintu gitangaje nge mbona. Okay, Erive ngo haye uburenganzira gisubize nanjye ndaza kubabwira uruhande mperereye munyu. reka kuri ako kantu uvuze uhereye ku kare turdaje ntanga urugero hari umusaza wenda bamuzi aya ntago mumuzi bamwitaga nako bamwita sinangombwa ko namuvuga izina oya niba gihari arahari ariko ntago ngiye kuvuga izina rye ngiye kuvuga izina yahawe nta kibazo. Okay, bamwita Kiramujyanye. ego oya arumusaza yitwa Kiramujyanye bamwita Kiramujyanye. Nani umusaza reka mbwira impamvu bavuga ngo Kiramujyanye ni umusaza no kugenda ashobora kuvanga akagera hariya asukuma ariko impamvu amwita Kiramujyanye Kiramujyanye aho aciye hose aramujyana nyine uti gute yikundira utwana duto. Okay, ese uwo musaza mu myaka y'ubusore yarameze ati si urugero ese twibaze uwo musaza akunda utwana duto kuko yashatse umuntu ushaje cyangwa yashatse umuntu mutoya cyangwa byari bimeze bite oya afite uwo bangana irya nirari nkuko n'umuntu washatse ari mukuru n'ubundi iryo rero uzarebe ntago ari ukuvuga ngo washatse uri mutoya washatse ukuze ni ibintu bikurimo wowe ubwawe ntago ari ya myaka washakiye. abo bana baba bagifite imyaka y'ubushyuhe uturasa kurusha amaraso abashyushye mentally reka mbabwire mentally kuvuga uzahora kuko ni kimwe mu bidetermina ko agomba gushaka. nashaka kubera ubushyuhe se ni ikihe none se ubwo bushyuhe ko numva mwabugize ikibazo ubushyuhe ni factory igaragaza ko umuntu wa 18 atashaka. reka mbabwire sindi umukobwa ariko ndamya nashidikanya ko wenyine no wa 18 gushaka n'umuhungu ni wa 18 mpereye ku mukobwa cyane mpereye ku rugero rw'umukobwa nta kibazo. ndamya neza nashidikanya ko nta mukobwa washaka umugabo udafite amafaranga ari kuri iyo myaka 18 niyo yaba ari 21 yuzuye agombera amafaranga. ese uwo mugabo naba afite imyaka 18 ndi umusore urugero nkanje ndi umusore w'imyaka 18 nshakanye n'umukobwa w'imyaka 18 ndangije tuzajya kurera umwana dute ayo mafaranga azayavuye he wenda ndabona nashatse ndashaka mu by'iwacu se wenda nicyo nkubwira byiza cyane nkuko batwubakira tuzi ko n'umuntu ugejeje imyaka yo gushyingirwa afite na 28 iwabo hari n'igihe bicara ugasanga bamufashije kujya gukwa umukobwa ashaka gushaka ntago ibintu byose bimuvaho ngo ntago ibintu byose bimuvaho kandi tuzi abantu babitonze bica mu ijambo ikintu kiriho ni ikihe yego ndabikunze ko tuganira ariko ikintu kiriho ni ikihe turabaza abantu ba 18 baragenda bakaba bayede abandi bakaba bafundi abandi bakicara muri offices zitandukanye ku ma reception turababona bakora n'imirimo yo gucunga umutekano tujya tubona iyo bahamagaye mu nzego zicunga umutekano kuba wagenda ukajya gufasha mu gutanga umusanzu wawe mu kubaka igihugu. Ntago rero aho ibintu bituruka ibintu birashaka kandi nzi ko hari n'abantu bajya gushaka nzi niba kubona ku ma social media cyane hari n'abantu batanga ubuhamya ati nge nashatse umuntu wanjye nta n'intebe tugira mu nzu kandi akakubwira ko hazamo kandi ntago igihe kigera cyose nta gihe cyo gushaka ibintu kijya kibaho niba wagera 30 hari igihe uba nta jana ufite hari n'umuntu reka ntago ndarangiza iki kiri kugira ngo tukigire kuriya 18 ashobora kuba yitwara neza ugasanga umuntu ashaje ageze 30 nta kintu yigejejeho aho ngaho umuntu usinda uyu mwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa warezwe neza ufite ameze neza ahubwo ako kantu uvuze ko ibigoryi bikura nako tandukanye ikigoryi gifite ubwenge gifite experience ikigoryi cyabaye ikigoryi imyaka myinshi n'ikigoryi kuki bagira ibigoryi riko oya ikigoryi kiri gito cyahinduka reka nanjye mvuge akantu ufite 18 kandi wa 30 atarahindutse niba ushatse ubuzima bwaramukubise bwaba ubuzima bwiza cyangwa bavuga ubushobozi bwo gushaka ntabwo yazanyemo akantu kari finance reka nze nanjye nkavugeho finance yimuteye akantu kari kamuteye
umuntu w'imyaka 18 azaba afite nyine ntabwo ubushobozi utegetse ngo azaba afite reka mufashe byoroshye kugira ngo yitwa na Humura TV show nicyo guhumuriza abantu reka tubahumurize niba udafite kuri 18 nta kintu ufite nta nama tukugireho gushaka ariko nimba hari ufite ubushobozi kandi abishoboye mureka ashake niki gituma ubimubuza reka nanjye mvuga ikindi kintu ese umuntu uje kubera imitungo akaza mu rwuzuye na wa muntu uje mugatangirana hasi nihe bigakomeza uje kubera imitungo yaje kuko hari ikintu ni wa wundi uzaba ufite plan mu mutwe avuga ati reka mupangire iyi myaka iyi nzigira nabi n'ubundi birangire mbona icyo njyana umuntu w'imyaka 18 aje gukora aje kubaka mutangirire kuri A Z mugere kuri byinshi kuko na ya myaka yo gukora muracyayifite ntago mushaje noneho wa muntu azaha agaciro cyane ntabwo azaya kandi namwe muzubahana kuko muzi aho mwatangiranye ariko umuntu nazaje mu bintu afite imyaka 30 ufite 40 aje mu bintu byuzuye azagupangira imyaka 5 azaba yasenye ubundi ajye kuryoshya hari abakobwa benshi tuziranye baba bambwira ati inshuti yanjye nge nzabyara umwana umwe ubundi nkomeze ubuzima bwanjye ibyo bitekerezo birahari kandi ni benshi babifite uwo muntu nakugwaho rero uwavuze ngo ndashaka umuntu mukuru yes muzahura mufite 20 muzabyarana umwana umwe azahita asenya ajya kwiryohereza intego izabigeze ariko umuntu wa 18 akenshi ntago ari ibyo ngibyo azaba niyo yaza nta kintu afite apfa kuba afite ibitekerezo byo kubaka avuga ati njyewe nshaka iki ashaka icyo agomba kugeraho umuryango muzima ari ikindi nta muntu w'imyaka 18 wagatekereje kugira umuryango ibyo bitekerezo birahari nuko bitari byemerwa byemewe wabibona wowe ntago urabigira ariko ntago wabigira abantu bose kuko impamvu bigaragazwa tuzi ko itegeko rihari tuzi ko nubwo iri tegeko ryo kwemera aba 18 bitariro byari bisanzwe ko wandikira minegiste cyangwa ministeri ishinzwe ubutabera ko wayisaba ko igukuriraho imyaka ugashaka rero impamvu zumvikana nyine nabo nizo dushaka ni nabo izo mpamvu nizo turi kuguha nuko udashaka kuzumva bangaye babikora rero abo ariko urumva ko baba babishaka ahubwo wowe wabiha urugero impamvu ushobora kubishaka abo rero nibo baba babishaka urumva ko bihari ariko ibyo wari uvuze ngo nta muntu wa 18 ushaka gushaka biri totally different natubwira impamvu bashaka gushaka nizihe mpamvu umuntu ashaka gushaka kugira ngo tumenye niba wa 18 atazazigira tubwira impamvu afite akabazo k'amafaranga reka banza tubwire fasha banza tubwire nizihe mpamvu umuntu ajya kubaka umuntu ukunda amafaranga rero nawe tubwira niba amafaranga guteye gushaka nizihe mpamvu umuntu ajya gushaka nizihe mpamvu zitera umuntu gushaka umwana wa 18 atakabaye kuba atekereza impamvu zitera umuntu gushaka umwana w'imyaka 18 wivuga umwana w'imyaka 18 oya igisubizo cy'ukwa cyumva reka Mbwira nta kuri kunege kuko nsubiza gihere mu mizi out of fact tegereza igisubizo cyanjye nishake nyuri Nyanza ngaruka ihuye we suppose ko mfite 18 ufite 18 njyewe 18 yanjye ngo nkiva mu ishuri Eriva afite suppose ko nize internet hari ubuzima ntigize mpura nabo bari ahantu mu kigo uzitiwe utareba n'inyuma y'ikigo ariko gutoroka ntibibujijwe gutoroka ariko ntacyo umenya utoroka ugiye kugura karindazi cyangwa utundi tuntu ndakeka ko mwe komereza aho mitango ibisubizo byaje byinshi murekure za bani materi zamaraga iki murekure za bani materi ibyo to gutoroka byo oya tureka gutoroka murekure za bani materi zamaraga iki oya umuntu avuye muri internet niho wari ugeze so gufata yanguni bakayirambura bakayigira igikuta kirambuye Erive asohotse muri kuvuga benshi ntago tubizi mwishyira mu migani hari abantu batize muri boarding abana school ntago bazinga ibikuta n'iki muvuga nimba ari ibyubatse navuge n'izo nguni Imana ishimwe ko utarazimenya batari ubwa mbere babyumva ntago uzimba narabimenye cyangwa ntarabimenye urakoze kwiyorobeka reka nkomeze nsubize hano turi kuganira n'abantu niyo mpamvu mubwiye ngo bisobanure reka mbwire ku myaka 18 sibyo ntago nzagenda mvuge ngo nkeneye
nkeneye kubyara umwana ngo ndere ngo nzanabibone n'umwanya. Uwo muntu azaba afite gushyiramo imbaraga nyinshi n'iyo urwo rugo yarushinga, azaba afite gukoresha imbaraga nyinshi zishoboka yivuye inyuma kurusha wa wundi washatse afite wenda 25, 27, we azaba yarabonye umwanya wo gushaka byibuze bizatunga urugo, bizatunga umwana. Ariko wundi wa 18 ntabwo azaba yakabonye byibuze umwanya wo gushaka ibyo bintu byose bisabwa, kuko ntabwo iwabo bazamukwera ngo baze no kumutungira urugo. ariko ntabwo iwabo bazajya kumukwera ngo bamuhe inkwano, iwabo ntacyo bamugomba, ntabwo bamugomba baramureze baramukuza bameze kuri 18 nawe ngo agiye kurera. Ubwo azaba agize inshingano nk'iziwabo bari bafite igihe yari ariyo. Izo nshingano rero nta mwanya wo kujya gushaka ibizatunga urugo azaba yarabonye, uwo niwo mwanya azaba agezemo wo kubishaka. Ese uwo muntu azabona umwanya wo kujya gushaka ibitunga urugo, abone n'umwanya wo kuba yarera umwana? Icyambere kiri aho ngaho ndacyakomeza gana ku ngingo ariko urasa ku ngingo basi udatuma mbyibagirwa. Ndacyatanga impamvu uzabyibuka ejo nta kibazo. Oya ndacyavuga buretse. None se uwo muntu nagira atya akajya gushaka ibitunga urugo, akajya gushaka amaramuko, niko nabyita. Yego. Ni umwana w'imyaka 18 yashakanye n'undi w'imyaka 18. Ntabwo mwazicara kuko simpamya neza ko ikindi guce mu ijambo. Oya ntabwo ntabwo kwemereye. Ni abo bana b'imyaka 18 niba ajya gushaka ibitunga urugo ntabwo azabona umwanya wo kurera. Nta nubwo umwana w'imyaka 18 aba yakagize experience y'uburyo bwo gushakisha, sibyo? Abagikeneye kuryoshya, nibyo niko nabyita, abagikeneye kuryoshya. Ntabwo nakubajije yari subiza ko nakubajije, uri murambaza gira vuba ari gusubiza ikibazo wambajije. Mbese ibyo ibitandukano ririmo aho ngaho wambajije itandukaniro ry'umuntu ushaka kuze n'ushaka ari muto, niryo ndi kugusubiza rero. Komeza. Ntabwo rero uwo muntu ugifite amaraso ashyushye ukeneye kuryoshya, ukeneye umwenda mushyashya wasohotse ngo wambare akantu gashyashya, mbese adolescence irashukana. Nagende no kuri science, adolescence irashukana pe. Ntabwo rero uzambwira ngo uwo muntu ngo yabonye umwanya wo kwiyitaho ngo azabone no kwita ku mwana. Nyemerera ngira icyo mbivugaho. Turakwemerera. Yavuze ngo ntazi ngo niba yavuze ngo ntazi ngo niba ngo yavuze ngo ntazi niba ngo igihe cyo kujya gushaka amaramuko, ngo umwazi ngazajya gushaka amaramuko ngo akabona n'igihe cyo gutanga uburere. Twibukiranye ko n'ababyeyi bawe hari igihe bajya gushaka amaramuko bose kandi ukajya kwiga, cyangwa tuzi n'ababyeyi ko babyara amezi 3 yagera bakayisubira mu kazi bakoraga, bakajya bajya kukonsa mu kiruhuko cyo mu kazi. Rero ntabwo gushaka amaramuko yaba impamvu yo kuvuga ngo abantu ntibashakana, kuko n'abashakanye bakuze barakomeza bakayashaka. Ikindi tuvuga wirengagije ikintu navuze, reka wirengagije ikihe? Aricyo wirengagije ko nakubwiye ko wa muntu wagiye gushaka akuze azaba yarabonye umwanya wo gushaka ibyo guheraho. Yego, ibyo guheraho nanjye nakubwiye ko imbaraga zakoresha ntabwo zaba zingana n'izawa wundi utagize abona umwanya wo gushaka ibizatunga uwo mwana. Ese uwo mwana uru Rwanda ruzaba rwerekeza he utarabonye umubyeyi wo kumuba iruhande ngo amurere? Wa umwana uzakurira mu kigo, agakurira ku ishuri, agakurana na animateur, ese niwe se na nyina. Ufite ikibazo kigiye kandi noneho n'abantu bakuru barakigira abo bavuga bashakanye, ahubwo niwe baramaze kubona. Nanjye reka mbubwire, ntabwo reka mbanze mu musozereze ku cyo twavugaga. Nabo ngabo bashaka iyo ntabwo yaba fact ituma itandukanye umuntu wa 18 n'uwashatse arengeje 21, kuko nabo bose n'uwa 40 nibo ahubwo baba bafite akazi bageze mu gihe cyo gukorera future cyane, kuko aba yarabyaye mbere akabona umwanya noneho wo kwiyubaka akajya gukorera urugo agifite imbaraga. Naho umuntu azashaka afite 30 ahubwo aba agiye akazi kameze nabi, ngaho yarwaye ngagiye kwa muganga, yagize
ibibazo ibi n'ibi umwana bamwirukanye ku ishuri bitume nta ruhare agira mu kugira ibintu bifatika ahubwo agezaho umuryango ahubwo tukumva ko yakabanje bagashakana bakiri kare kuko nibwo banza bakabyara noneho bakajya muri gahunda zo kurera rero kubona umwanya ngira ngo umwanya umuntu arawushaka ntabwo umwanya nta n'igihe umwanya wigera uboneka ubundi reka mbabwire ikintu kimwe nuhe mwanya umuntu mukuru reka mbabwire nanjye muremuretse mu makanya muratuma nzibagirwa ikintu cya mbere kiriho ababiri barutumwe ngo ntago azabona igihe ngo cyo gukorera umuryango ni babiri ntago ari umuntu umwe ntago ari ugiye kubivunikana wenyine ngo abyihatemo agende wa muntu uzasanga yahitamye ibitugu ku myaka 35 ababiri barutumwe kandi noneho watanze urugero ngo niba usose ngishuri ngo niba ugize ute ariko manze mvuge niba hagiyeho itegeko ntago ari ukuvuga ngo 18 mwese mushake ntago ari uko biba bimeze ni amahitamo y'umuntu kuko 18 ntago barishwa niba buri wese afite umuntu bashakana niba wowe kondisiyo urimo uri gutekereza ko utashaka ngo bikunde byihorere kuko n'ubundi kuri 21 bose ntibashaka niba hari undi kuri 18 avuga ati njye mfite umuntu kandi rwakomera pe uri kumva go ahead nta kibazo niba we kondisiyo urimo zitakwemerera byihorere uzashaka ufite 40 nta myaka myinshi y'ikirenga ihari hatereka batazanamujyana wowe waranze kumushaka ukiri muto bakanamujyana uzana bakura n'imyaka myinshi uru Rwanda rwose abahungu n'abakobwa buzuyemo ngo baramujyanye batamujyana wenda uwo niwe mwari muhuje uwo muzahuze ndaboneka imbone bajyanye su wawe ubajyanye su wawe utatari wawe se kwa wirangaye amahirwe zarimwe akagucika ugasanga uhuye na cya gihomora nta muntu ugira uwo uramubona nta muntu ugira uwo uramubona ngira ngo dire ikiganiro rwose ikinavuze ngo niba ubona ubishaka ndahamya neza nashidikanya ko ntago uwo mwana azagira ubwenge bwo kubitekereza ubwenge arabufite niba ushobora kumubwira irashukana muri kwirengagiza ikintu cyo iyo myaka ishukana ni imyaka ni igihe kigoye kitoroshye namba igihe cya adolescence igihe kigoranye kitatuma unatekereza ufata umwanzuro muzima ese umuntu wananiwe gufata umwanzuro ari umusore cyangwa ari inkumi azabibasha atari umugore cyangwa umugabo uri mu rugo ngira ngo twakora conclusion kuburana n'abantu biga amategeko mwabantu mwe mutureba biragoye ubu ngubu mwaburana ejo bundi mugasubukura biragoye kubimanaginga icyo mbona cyo birangiye n'ubundi tutemeranijwe twese 100% ko nanjye mfite uruhande rwanjye uwo mushinga wo kugira abanyemerera nkavuga icyo umwanzuro mbitekerezaho ngaho umwanzuro ni uwo umwanzuro natanga nuko ni wowe uri businye kuri iri tegeko wasinya wasinya yego cyangwa nabyemera kandi nkabikurikiza yuko n'undi wese nabandi kugira inama nuko hakwiye kurebwa ndavuga nyir'ubwite uzifatira umwanzuro wo kujya gushaka afite imyaka 18 akareba niba afite ubushobozi kandi akareba koko niba urwo rugo azarushobora ibyo rusaba kuko n'umushinga arareba akareba ibyo bisaba nimba byujuje yasanga afite bimwe mu byo basaba nibura ikigero cyo hejuru akaba yafata umwanzuro kandi nkabwira n'undi wese kuba bavuga ngo 18 bashake ntago ari inkoni bashyizemo nta nubwo hari ikintu bita amahitamo rero niba uri umuntu mukuru wahitamo nakubwira ngo go ahead kandi ibintu byose nta kintu kidashoboka mu isi na kera hari abantu bashatswe kandi biragendamo neza ndakeka ko na n'ubu ntago ari kera gusa usibye mu Rwanda bidahari wari umwanzuro wanjye baramutse baje bakavuga ngo iri tegeko ni Jeannette ugiye kusinyiraho hejuru y'imyaka 18 bemerewe gushaka wasinya ntiwasinya kuko mana yanjye vuba cyane natavuga ati yego rwose ahubwo se 18 yahagije urakoze cyane eribewe ntiyasinya ntago nasi yewe rero sinzi nanjye reka wenda mvugeho mu ncamake uko mbyumva ko turimo turaganira bose ndumva ntacyo bakongera nabanza kirangiza atanga umwanzuro we nawe atagenda yambaye nka wabandi bandikanye ijambo amaze kumva uruhande ariho okay
reka mbanze mvuge noneho dushyireho umwanzuro yabanza ahubwo we kugira ngo wowe nk'umuha host kandi nk'umuntu mukuru kameme aho kandi agakunze nawe wise umuntu mukuru kandi ko kuri we ntabwo uzangana n'umuntu w'imyaka 18 experience murayinganya mfite icyo mbivugaho nawe urakuze kukurengereza n'umuntu niba nkuze kuki ntarashaka umuntu mukuru arakuze kukuruta ariko nawe urakuze kukurengereza n'umunani kuki ntarashaka nuko wabonye ko utarabihitamo banza uvuga umwanzuro wawe nanjye ubona utabishobora ubona uracyari mu kajagari hari abana baba bafite gahunda wowe ku myaka 18 atari nkawe umwanzuro ntago nagisinyaho iryo tegeko naryo nasinyaho kubera ko ntago umwana aba yakagize capacity yaba no muri science yaba mu muco nyarwanda yaba iki ntago aba yakagize capacity yo kugira yo kuba yatekereza agatekerereza urugo akitekereza agatekereza umuryango kuko nawe ubwe kwifatira umwanzuro ari ibintu bikomeye hanze aha abagifatira ku mwanzuro n'umubyeyi rwahita uvuga uti izi mpapuro muzijyanye ntazo nsinyeho buriya kandi ejo bundi duherutse mu matora buriya yaratoye ahitamo agira imyanzuro afata none ngo ntago yafatira imyanzuro wibuka ko itegeko ryemera gutora umwana ufite imyaka 18 gutora ni ntago ari umwana ufite n'umuntu ugejeje imyaka 18 wese gutora kandi wibuka kuri 16 amarangamuntu barayafata gutora ni kimwe no kuyobora azatora ajye gufasha munsi y'imyaka 18 azatora nyine azatora ajye gufasha umuyobozi kuyobora se azi kubera iki satamufasha ariko ntabwo azamufasha twumve odire byawe niba yemera akavuga ati uyu nguyu niwe unyuze niwe umbereye nuko hari ibyo yagendeye hakagira amahitamo kuba yamuyobora umuntu mukuru hari ibyo yarebeye ariko yavuze ati uyu n'uyu yakoze ibi n'ibi yashobora ibi n'ibi kuki yabitekereje ibintu byoroshye kureba umuntu ngo yakoze ni ibintu byoroshye mwabanyamategeko mwe ni mumbabarire mu umwanzuro kuko kuburana namwe do icyaka kiranyishe ariko dore umwanzuro wanjye nk'uko hano mu Rwanda umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi yemerewe gutora gufata irangamuntu ku myaka 16 ariko ntiyemerewe gutora kuri iyo myaka yemerewe kuri 18 kubera ko nibwo aba ari mukuru turi kumwe ku mwanzuro wanjye rero numva njyewe narisinyaho nezerewe kubera yuko bravo na mbere njyewe n'ubundi kuburana turi gusoza ndimo ndatanga ariko sindabyemera mu binyemeza nyine njyewe mama wanjye cyangwa n'abandi bantu ba kera mu gihe cye iyo wagezaga imyaka 18 wabaga waragomewe 16 17 byahindutse rero ba mama batubye bafite imyaka 17 kuki byahindutse kandi iyo muri kumwe noneho kuki biri kongera kwigwaho ngo bigaruke nuko bari kubona ko byari biri byiza nubwo babaga ari abantu ngo bibera ahantu ntago bimeze nk'ubu ngubu urabona ko uburyo yari generation yitonze ntabwo ari nk'iyo y'ababyeyi bacu iyo wagiraga 10 noneho 20 ishyano ryabaga ryaguye ubu twese abenshi batubyaye bari ku myaka 17 16 18 20 bwo noneho ngo byabaga ari bazo wabaga wagumiwe wabaga wagumiwe njyewe rero ku ruhande rwanjye rwose nasinyaho nkavuga nti nagenda arongorwe n'uwo musore arongore nasinyaho kuko nzi neza ko umutwe w'umuntu n'ubundi capacity uba ufite ku myaka 18 ushobora no kugira 40 ariyo ugifite rwose nta gitanga ntaga imyaka ariyo yongera ubwenge cyangwa ubumenyi ahubwo impungenge ngiraho nuko baramutse barisinyeho wenda babakobwa bari mu myaka 40 cyangwa 35 abagabo bazagenda nyine barushaho kuba bake abagabo babayirimo kubera yuko bazajya bajya ahubwo imyaka 18 bazajya bajya gushaka b'imyaka 18 nkanjye ufite 40 35 30 nicyo kintu ugiye impungenge abakobwa n'abahungu barahari ahubwo bahita bisubiraho bakava mu kajagari bari bahita bava mu kajagari bari niba ndi umusore imyaka 30 ufite imyaka 30 mujye gushaka umukobwa w'imyaka 30 bemere umwana w'imyaka 18 umukobwa w'imyaka 18 20
ugenda ujya gushaka imyaka 40. ni amahitamo y'umuntu uri ni amahitamo. ni amahitamo ariko baba n'imyaka we, uzahita- ntabwo biterwa n'umuntu, buri wese afite uko ahitamo, nabo ba 40 babahitamo. ufite imyaka 25 ushingiye kuki ujya gushaka imyaka 40? Urabizi ko Niba nyifite nta kintu- 25. ni example. Nushaka Ese ufite iyo 30, ugiye- urugero. iyo ugiye gushaka umuntu ushaka Leta imyaka yakomeje ushaka kandi imyaka. twari turimo turasoza. Njyewe Imana so Oya, mbere yo kandi niyo gusoza. umuntu mukuru avuze nta kindi kintu mbere yo gusoza Ntabwo reka njye twongera akanongeraho kubaza. mbere yo gusoza akagira akanongeraho ni ijambo ni testament ya meya wa Ngoma ndakeka hano mwese hafi ya mwese muyizi kwanza avuga ati urubyiruko si kugera ku myaka 30 kuyobora urubyiruko ni nko gutwara ibikeri mu ngorofani Bivuze iki? bivuze iki bivuze ko munsi y'imyaka 30 Nimba urubyiruko. uwo mumeya yashatse Reka kuvuga ko nkubwire. munsi y'imyaka 30 Ariko aho waba ukoze ikintu bita gufata abantu bose ukabashyira mu gatebo kamwe, ntabwo bibujije ko Batarimo- baka- reka nkubwire batakarimo, ikintu bakarimo. kimwe. Ntabwo kuki se tutakosora uwo mumeya wavuze tureke gutyo? Oya. reka nk'urugero. ni urugero Reka nguhe urugero. ntabwo mvuze Reka ko nguhe ari urugero. byo cyatari byo Okay. ariko ngenda Ikintu- 90% nibyo Aho ari gufata abantu bose akabatwerera ko ari ibikeri bigenda bisimbuka mu ngorofani. Nimba urwo rwa Ngoma yarabonye ko rusimbuka mu ngorofani, hari abandi bana beza aho se abakobwa benshi batwaye inda batarageza imyaka y'ubukure. Uko mbona haba ubukwe buri munsi muri za weekend, abo ngabo bo bakobwa baba baritonze baba bavuye he? uzajya no mu nkiko rero uzasanga Hari imanza nyinshi ari abitonda. divorce uko bashyingira ngo umusubirizo niko batandukana Ariko umusubirizo abantu batandukana ni bake kurusha abantu bakora divorce banazisaba ni bake kurusha. abicana ni bangahe Hmm? abicana bo ni Ni bangahe bake. twumva buri munsi Ni bake kurusha abazubatse kandi zikomeye. Murakoze ndumva. Ntabwo ziba zikomeye. Wasoreza ngaho ko bwakira bugacya. mwese muri kumva munyuzwe ntago Oya, tunyuze. ntago nyuze okay ndabona uruhande runini rutanyuzwe Ngenda nyuzwe n'ibyo hari ukuntu namubwiye. twazashyiraho nk'agapati 2 ariko dusaba abakunzi ba Humura TV show Kugira ngo mugende muri comment Tuzagaruka. muvuge ngo ngewe nshyigikiye Jeannette nshyigikiye Odile nshyigikiye Herve nshyigikiye Parfait nibyo bizaduha motivation yo kugaruka gukora pati 2 ubwo kuko ntago rwose twavuga bugacya bukira wenda nzanyurwa cyangwa unyurwe Ntawamenya. mugende muvuge hari igihe Parfait wenda Wenda azanyurwa rizaba bitewe bitewe rero ndabashimiye kuri iyi nshuro mwakoze cyane kudukurikirana namwe ndabashimiye batumirwa beza murakoze cyane mwakoze cyane rwose kudutumira natwe abashyitsi twishimiye kugera bagenda ni abagenda bakagaruka ntabwo dukunda abashyitsi bagenda buheriheri rero namwe bakunzi ba Humura TV show turabashimye ndizera ko turi kumwe mwibuke gukora subscribe mukora share mu sharing iki kiganiro n'ikiganiro abantu bakeneye mu gitegeko ritarasohoka wenda hari igihe byagira umumaro biduturutseho kubera ino topic musharinge muganirize n'abandi bose turabakunda ibiganiro nakagaruka ciao bye Mwakoze.